Bakundwa bene data, ndabasuhuje cyane. Bifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi nasomye ijambo ry'Imana ku nkuru ya Zakayo. Numva ndafashijwe. Ndavuga ngo ntabwo nabyihererana. Ndifuza ko dusangira kuri iri jambo ry'Imana. Inkuru ya Zakayo tuyisoma mu gitabo cya Ariko mu bice 19. Ku murongo waho wa 2 haravuga ngo nuko hari umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Kubera ko yarasoreshaga, ariko nubwo yasoreshaga yajyaga yishyiriraho n'undi musoro w'ikirenga, akaka abantu amafaranga y'ikirenga. Yari umusoresha akaba umutunzi kuko yaranibaga muri uko gusoresha ko yaribaga, bigatuma agira ubutunzi bwinshi kandi bigatuma abantu batamukunda kuko yabasoreshaga iby'ikirenga. Zakayo yagize amatsiko yo kureba Yesu. Yumvaga abantu bamuvuga, ari inkuru nyine yamamaye, kandi akabona abantu bamukurikiye ni benshi, akabona kugira ngo aze kubona Yesu byamugora. Aravuga ati uwakurira igiti naza kubasha kubona Yesu neza. Urumva yuri igiti araba ari hejuru y'abantu bose, ntawe baba babyigana, araza kubona Yesu. Ku murongo wa 5 mu bice byaho 19 haratubwira ngo Yesu ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Imana ishimwe. Yesu yarabimenye, amenya ko Zakayo yuri igiti, amenya ko Zakayo amushaka. Nubwo yabonye atabasha kumubona mu kivunge cy'abantu, abona ko Zakayo yakoresheje imbaraga zose ngo amubone. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati Zakayo ururuka vuba, wirinda kurira, wirinda guhangayika, ni wowe naziye, ni wowe ururuka kuko uyu munsi ndarari wawe. Abantu babibonye ngo batangira kwibaza mu mitima, batangira kwijujuta, batangira mbese guca urubanza. Baravuga bati ni gute ashaka kuza kurara kwa Zakayo? Zakayo umunyabyaha, Zakayo uhora utwambura, Zakayo uhora udusoresha amafaranga menshi, none agiye kurara kwa Zakayo. Ubundi bo bumvaga ko Yesu naza azaba ari umuntu ugendera hejuru, w'umumesiya, w'umunyacyubahiro, udakorwaho, wegerwa n'abantu b'abakiranutsi gusa. Bibagirwa ko Yesu yaje gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Yesu yazanywe n'abanyabyaha. Zakayo kibyumva yahise amanuka n'ibyishimo byinshi, arihuta ajya kwitegura Yesu. Nawe urabyumva, barateka, ategura umunsi mukuru, yari n'umutunzi. Yesu ahageze, Zakayo yahise yihana, ararira ati nambuye abantu, aratura, yatura ibyaha bye. Aravuga ati nambuye abantu, none 1/2 cy'ubutunzi bwanjye ngihaye abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha inshuro 4. Ese wowe niki ukorera uwo wita umunyabyaha? Ese wowe niki ukorera uwo wita umuntu utazi Imana? Niki umukorera? Ese ugiwe cyangwa uravuga uti uriya ni umunyabyaha, bariya ntibasenga, bariya ntibazi gukorera Imana? Yego, hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntimukifatanye n'abatizera. Kwifatanya n'abatizera ijambo ry'Imana ritubwira ni ugukora nkabo, ugakora nk'ibyabo. Ariko ubu ugomba kugenda ukabasanga, ukabamenyesha ijambo ry'Imana. None se nutabamenyesha ijambo ry'Imana, ubutumwa buzagera hose bute? Mwibuke Yesu yasize adusigiye misiyo yo gushaka abakizwa, yo gushaka abantu bataramumenya. Aravuga ngo mugende mu mahanga yose, mubamenyeshe inkuru nziza, abazeme muzababatize. Ese wowe ujya uzana abantu ku Mana? Ese wowe ujya uzanira Yesu abantu? Ijambo ry'Imana rikongera rikavuga riti abahinduriye benshi mu gukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Mwene data, umuturanyi wawe ujya umugenderera ngo umubwire iby'Imana. Wasanga nawe abashaka kujya gusenga, ariko akabura n'uwamutera imbaraga. Genda umusanga umubwire uti ese ku cyumweru wazabona akanya ngo tuzajyane mu nzu y'Imana? Wenda avuga ati ubu nta mwanya mfite. Ese mu cyumweru gitaha wawubona? Ukomeze ugerageze. Imana yatumye Yona ininewe kujya kuburira abanyabyaha. Aho kujyayo ajya itarushije. Hari aho yageze aricara ananiwe, Imana
imumereza uruyuzi ruramutwikira arishima cyane. Nyuma rwa ruyuzi rwaje kuma ntiyaba akirubona, ararakara cyane. Imana ibaza Yona iti ubabajwe n'iki? Ubabajwe n'uruyuzi utamejeje? Ese ni gute jyewe ntababazwa n'abantu banjye batazi gutandukanya indyo n'imoso ngo mbabazwe nabo ukuntu bagiye kurimbuka? Imana iti abantu banjye batazi gutandukanya indyo n'imoso. Urumva ntibaburiwe. Hari abantu benshi bataramenya ubutumwa bwiza, bataburiwe. Abo bantu Imana nabo irabababaza. Harimo n'ababuriwe ariko byananiye kubivamo. Erega kuva mu byaha ntugire ngo ni ikintu cyoroshye. Bisaba imbaraga z'Imana, bisaba kuganirizwa. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Bene data, nimureke dufashe abantu bacu, mureke dufashe abantu b'Imana. Imana irabakunda. Ubasure, nturambirwe, ubaganirize, nturambirwe, ubereke ko Imana ibakunda. Kandi nimba ari cyo kubafasha ufite ukibafashishe. Hari utakizwa kubera amagambo wamubwiye, agakizwa n'imbuto nziza wamwereye, urukundo wamweretse, ubufasha wamuhaye, bigatuma avuga ati nanjye wajya gusenga nkagira umutima mwiza nk'uwabariye. Uyu munsi ndashaka kuvugana nawe Zakayo. Umva urashaka kureba Imana ariko ufitemo n'akantu k'ubwoba ko kuvuga ngo ubuse ko ndi umunyabyaha, ngo ubuse ngo ibyaha byanjye ngo ko ari byinshi. Umva, ibyaha byawe naho byaba bitukura tukutuku, ijambo ry'Imana riravuga ngo birahinduka umweru bise na sheregi. Imana ni Imana y'urukundo. Imana yiteguye kukubabarira kandi ibyaha byawe bikibagirana, bigatabwa kure cyane mu nyanja yo kwibagirana. Icishe bugufi nka Zakayo, urabona Imana, urabona amahoro, urabona ibyishimo. Imana irakubabarira, wumva amahoro asesuye mu mutima, kandi uzahorana n'Imana iminsi yose. Ntabwo ari ya Mana ibabarira ngo arangiza ngo igusigaho urababare. Oya, uzahora ugendana n'Imana, izagenda ikongeramo imbaraga, izaguha umwuka wera wo kugufasha. Kandi amaraso ya Yesu akwejeje uba wejejwe. Imana ikakwambika imbaraga zo kugenda unesha. Si ngombwa ko unesha ibintu byose ako kanya, si ngombwa ko ibyaha byose bivamo ako kanya, kuko biragoye. Is process. Ariko gake gake uzagenda ureka kimwe, gake gake haza ikindi ureka kimwe. Nimba ari itabi ryakunaniye uzarereka gake gake. Nimba ari umwuga kane uzatangira kuri kabiri, rimwe, bigeze ubwo bishira. Yesu yabwiye Zakayo ngo uyu munsi ndarari wawe. Niryo jambo yamubwiye, yaramubwiye ngo ururuka vuba kuko uyu munsi ndarari wawe. Ntabwo Yesu yahise amubwira ngo wowe munyabyaha, nakubonye unywa inzoga, nakubonye ukora ibi, nakubonye ugira gutya na gutya, uzaze wihane ngo mutonganya mugire gute. Oya, yaramubwiye ati Zakayo ururuka vuba, uyu munsi ndarari wawe. Wijya kubwiriza umuntu ngo umuhere ku byaha bye, utangire umushinja, utangire umwereka ububi bwe. Oya, mwereka urukundo, ubanze umwiyegereze, ubanze umuzane mu nzu y'Imana, musomane ijambo ry'Imana, musengane, muririmbe indirimbo z'Imana. Gake gake umwuka wera azajya agenda amwemeza. Umunsi umwe areke iki, ejo bundi areke iki, ejo bundi areke iki. Umuntu ubwe ahaguruka, imbaraga z'Imana zimuza, yature kandi avuga n'imigabo n'imigambi. Urabona ukuntu Zakayo yatuye, agahita anavuga ati 1/2 cy'ibyo ntuzi ndagiha abakene. Ati kandi uwo nambuye ndamurihakana. Ntabwo ari Yesu wabimutegetse ngo abivuge, ahubwo imbaraga z'Imana, umwuka wera, kuko yarabonye urukundo Yesu amweretse, byatumye yihana, bituma afata n'ingamba zo kuriha ibyo yangiye. Ndaburira umuntu utarakira Yesu ngo yakire Yesu. Yesu umwami w'amahoro. Yesu aradukunda uko uri kose, nta rubanura ku butoni, waba uri umunyabyaha, waba uri umunyantege nke, uko uri kose Yesu aragukunda. Yesu yagiye Ariko, niho Zakayo yaratuye. Wari umujyi usa nkaho wahawe akato. Mbese hari ahantu, mwibuke ko Abisiraheli barwana bwa mbere batsindiye Ariko. Hari ahantu nyine urumva bahasenyutse, inkike zarasenyutse, hari ahantu hameze nk'ahagayitse, ariko Yesu ajyayo. Bene data, nimuze tujye handi hagayitse, tujye muri ba bantu twita ngo ni abanyabyaha, twita ngo ni babi, hahandi tubasangeyo, tubabwire ngo ururuka, tuza
Yesu aragukunda, Yesu aje iwawe, Yesu aragushaka. Tubabwirizanye umutima mwiza, tubabwirizanye umutima w'urukundo. Murakoze, murakarama. Mbifurije kuzana abantu kuri Yesu, kandi namwe mutaramenya Yesu mbifurije kwakira Yesu, umwami w'amahoro, umwami ubakunda. Amen.